Bibiliya yera itangiriro igice cya 49 Yakobo ahanurira abana be ibizababaho. Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati nimuterane mbabwire ibizababaho mu minsi izabaho kera. Nimuterane mwumve bana ba Yakobo, mwumve Isirayeli so. Rubeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho, urushaho icyubahiro, urushaho gukomera. Uri nk'amazi kuko adahama hamwe, ntuzabona ubutware, kuko wuriye uburiri bwa so niho wabuhumanije, yuriye indyamo yanjye. Simiyoni na Lewi n'abavandimwe, inkota zabo n'intwaro z'urugomo. Umutima wanjye ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa, bwiza bwanjye ntugafatanye n'iteraniro ryabo, kuko bicishije abantu uburakari bagatema ibitsi by'inka kugira ngo bimare agahinda. Uburakari bwabo buvumwe kuko bwari bwinshi, umujinya wabo uvumwe kuko wari uw'agashinyaguro. Nzabagabanya mu ba Yakobo, nzabatataniriza mu Bisirayeli. Yuda, bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanjye uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore. Ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye nyirayo. Ataraza uwo ni we amahanga azumvira. Aziritse ishashe y'indogobe ku muzabibu, n'icyana cye cy'indogobe kiziritse ku muzabibu urutaho ubwiza. Ameshesha imyenda ye vino, imyambaro ye ayimeshesha amaraso y'inzabibu. Amaso ye atukujwe na vino, amenyo ye yejejwe amata. Zebuloni azatura ku kibaya cy'inyanja, azaba ku kibaya kiriho inkuge. Urugabano rwe ruzerekera i Sidoni. Isakari n'indogobe y'inyamaboko iryamye hagati y'ingo z'intama. Abona aho kuruhukira ko ari heza, n'igihugu ko ari cyo kwishimiramo. Yunamishije urutugu rwe kwikorera, ahinduka umuretwa utegeka icyate. Dani azacira abantu be imanza, ubwo ari umwe mu miryango y'Abisirayeli. Dani azaba inzoka mu nzira n'incira mu kayira, irya ibinono by'ifarashi, uhekwa nayo akagaranzuka inyuma akagwa. Uwiteka, ntegereje agakiza kawe. Gadi umutwe uzamutera, ariko nawe azabatera birukane abakurikire hafi. Kuri Asheri hazava ibyo kurya biryoha neza, azatanga ibyo kurya byiza bikwiriye abami. Nafutali n'ibuguma ry'isha izituwe, avuga amagambo meza. Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko, amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka, amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ntwari ya Yakobo. Niyo yakomotsweho n'umushumba, igitare cy'Abisirayeli. Ibyo byakozwe n'Imana ya so, izagufasha. Byakozwe n'Ishobora byose, izaguha umugisha. Imigisha iva hejuru mu ijuru, n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, n'imigisha yo mu mabere n'iyo mu nda. Imigisha so ahesha, irenze yaheshejwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihora izaba ku mutwe wa Yosefu, mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Benyamini ni isega ritanyagura, mu gitondo rirya umuhigo, nimugoroba akagabanya iminyago. Abo bose ni imiryango y'Abisiraheli uko ari 12. Ibyo nibyo se yababwiye abasabira umugisha, umuntu wese amusabira uwe mugisha. Yakobo ategeka abana be aho bakwiriye kuzamuhamba. Arabihanangiriza arababwira ati ngiye gusanga ubwoko bwanjye muzampambe hamwe na data na sogokuru, mu buvumo buri mu isambu ya Efuroni umuheti, mu buvumo buri mu isambu y'Imakipera iri imbere y'Imamure mu gihugu cy'i Kanani. Nibwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo, abuguze na Efuroni umuheti. Nibwo bahambyemo Aburahamu na Sara umugore we, nibwo bahambyemo Isaka na Rebeka umugore we, kandi nibwo bahambyemo Leya. Ya sambu n'ubuvumo buyirimo bwaguzwe ku Baheti. Yakobo amaze kwihanangiriza abana be, asubiza amaguru ku rutara, umwuka urahera asanga ubwoko bwe.